reka tubahe ikaze nanone kandi twishimire uburyo dukomeza kuba turi kumwe dusangiye ibitekerezo dore ko ari rengera ubuzima twicare twige rwose yabaye intero nziza iri gukora ku mashami abiri akomeye: fighting malnutrition, fighting NCDs, kurwanya cyane imirire mibi no gusenya neza indwara zitandura numva ni za gahunda ebyiri muri za 16 ariko zikomeye zegamiye ku buzima rusange bw'abantu, kuko buriya nusumusoke n'umasho utariye neza ntagumira neza, kandi naho gwanariye nabi bishobora kukurira za ndwara zitandura. Ufite ziriya ndwara zitandura, ziriya ndwara zangiza amaraso, ziriya ndwara zica intege imitsi itwara amaraso, indwara zangiza impyiko, ubuzima nabwo ntago bufite. Ikintu rero cyo uburyo bwo gukomeza gusobanura n'itumatumanaho mu byerekeranye n'imirire myiza ni ikintu cy'ingenzi. Tubahaye ikaze nanone cyane ku Ibonere TV. Uyu munsi tugiye kuvuga n'ubundi kuri ya sije nziza ikora kuri nutrition cyangwa se imirire mibi. Turabizi neza ko imirire mibi ndetse n'izi ndwara zitandura ari ikibazo gikomeye cyane gihanze isi, ndetse na cyane ku bihugu byacu. Ariko turamutse dutekereje uburyo bwo guhindura imyitwarire mibi, uburyo bwo kumenya uko turya, uburyo twahitamo ibyo dukunda gukoresha mu mirire yacu, byanze bikunze byagenda neza. Duse n'abasubiza inyuma twitegereze abantu turi gutumatumanaho bikwiriye, ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kuganira kuri icyo kibazo, ku maradiyo abantu bari kubibaza ndetse hariho n'abajyanama babijurukira bari kubivugaho, kandi imirongo ikaba ifunguye ku buryo abantu babaza, maze ikibazo abantu bakaba basa n'abagihagurukiye cyo bose cy'imirire mibi. Abantu bakaba umwe akaba ijisho rya mugenzi we, aho abantu batuye kureba wa mwana wishwe n'imirire mibi, abantu bakareba iyi mirire mibi iri guterwa n'iki. Ahantu harimo n'uburangare bw'umubyeyi, aho mbese twese icyo kintu cya communication tukagihuriramo twese, habe ku maradiyo, habe ku mateleviziyo, habe ku marezo sosiyo, ariko mu buryo nanone nyine bukurikije gahunda, buri mu kinyabupfura, turimo abantu bihura mu bintu batazi, ahubwo abyumva bafite ubwo buryo, bafite no kumva bafite uwo muhamagaro bakabikoraho. Mu bihugu byose rero hariho muri cyacu iyi communication cyangwa se itumatumanaho ni ingenzi cyane mu guhindura imibereho y'abantu, haba mu midugudu, haba mu mijyi minini, ndetse na cyane ubu ngubu ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga bisigaye bifite ingufu, kugeza ubwo nyine usanga umuntu aba agendana mudasobwa ke mu mufuka, ndavuga telefone, ugasanga arakira amakuru yose. Yemwe byanze bikunze byakwihuta kandi abantu bamera neza vuba. Navuze ngo tubaye nk'abasubiza inyuma amaso tukagenda twitegereza abo bahanga baba bari aho bari basobanurira abantu uburyo bwo kwirinda. Inama, dore ko mu nama haba harimo n'ubukangurambaga bwonyine bwo kubwira abantu ko bakwiriye kwisuzumisha mu bihe bikwiriye. Hejuru y'imyaka 40 abantu bakwiye kwisuzumisha buri mwese atatu, ukamenya uko uhagaze kugira ngo umenye n'ibyo wabasha gukuza ngo babungabunga. Za radiyo z'abaturage ndetse n'ubundi buryo butandukanye bushobora kuba uburyo bwo gusangira amakuru kandi bikaba byiza. Noneho ugasanga abantu babashije mu buryo bworoshye kandi bubasha kwakirwa, ya makuru abashije kubageraho mu buryo bwiza, haba mu turere tw'icyaro ndetse n'uturere tw'imijyi, binyuze muri za radiyo lokale. Ndetse iyi message ivuga kuri mirire myiza yakwira mu buryo bworoheje cyane. Rero bakunzi biboneye TV, bakunzi kandi barengera ubuzima, twicare twige. Iyi ni iyanyu rwose. Rengera ubuzima ni ikigo cyamaze igihe kirekire gikora ku bintu bijyanye n'ubuzima,
none ubu rero icyo twakivanyemo ishami ryiza rikwiye gukomeza kwita ku byerekeranye n'ubundi n'ubuzima n'imirire y'abantu, kurwanya imirire mibi, kurwanya za ndwara zitandura. Turabona ko ari ikintu cyiza no guhanahana message habe kuri WhatsApp, abantu bakuriye muri groupe za WhatsApp, guhanahana message mu buryo busanzwe ka SMS wibutsa mugenzi wawe uti mbese ibyerekeranye n'indwara zitandura, uri umudahangayitse kubera diabete, umugenzi wawe musanzwe muziranye noneho akaba ari mu gace kamwe mutegeranye ariko wamureba kuri WhatsApp ukabona yarabyibushye, mwibutse nitwibukiranye dukoresheje izo za message, kandi ni byiza. Telefone mobile cyane cyane irakoreshwa cyane ubu ngubu mu buzima bwa buri munsi mu kuba yaba uburyo bwiza bw'itumatumanaho mu kugira ubutumwa bwatangwa. Ni byiza rero duciye mu nzira zitandukanye, dore ko twabwiye ko dufite gahunda yo gukora link, izaba ari interlink ikubiyemo za gahunda zacu zose. Noneho umuntu ubonye iyo link ukareba, ugahitamo ugaselekisiona ukurikije icyo wumva kiri kugwa ku mutima, noneho tugasangira amakuru mu buryo bwiza, tugasangira ibitekerezo, tugasangira ubwo buryo nyine kandi bworoheje butagoye bwo gutuma ubwo buryo nabwo tubona ko nabwo buzadufasha. Ariko kuba twanakora za Zoom meeting, tugahurira mu biganiro bifunguye, buri wese avuga uko yumva ibintu nta kunigagwa ijambo, buri wese avuga mu karere ke aho ari bimeze bite, inama z'abajyanama b'ubuzima ese abaturage barazumva, buri kimwe ahangaha twashyigikirana kandi ugasanga bibaye byiza. Hanyuma uburyo nanone bwo guhererekanya amakuru nyine nk'uko twavugaga murabona kuri Twitter cyangwa se X, za minisiteri niho zitangira ubutumwa, ariko n'abandi bantu bashobora kuba bafite igikorwa bifite aho bihuriye n'iyo mirire myiza, abahinga bya bihingwa bishobora kunganira ubuzima mu buryo bwihariye, babandi bashobora kuba bafite amabutike acuruza bya bintu by'umwimerere, za sezame, amavuta ya elayo n'ibindi, bashobora gutanga izo message baciye kuri Facebook, izaba ari image bakoresheje, yaba ari amajwi, noneho ugasanga bigize akamaro. No gukomeza rero abantu bagashyigikirana, bagatekereza, kandi izo za information, ayo makuru mukayakora mukayubaka, akaba amakuru meza ashobora kunganira abantu, ariko biciye mu mucyo, biciye mu buryo bwiza kandi bwa gihanga, butuma rwose igihugu cyacu gikomeza kugira kubungabunga ubuzima, ariko no kugira isura nziza ku ruhando rw'amahanga nk'uko bisanzwe bimeze, dutera ikirenge mu cy'ubuyobozi uko bugenda budukorera ibintu byiza, kandi ugasanga ubuzima bumeze neza, mukoresheje uburyo bwa infography, amavideo, uburyo bwo kwigisha bwiza, kwakuransa ibitekerezo, gutanga ibitekerezo kandi bifunguye. Ni byiza birakora kuko biri mu buzima. N'ubundi turongera kubakangura, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment, ugira umwanya unongere usure Iboneye TV, urebe izindi za gahunda tunyuzaho. Rengera ubuzima, twicare twige, nta ariyo yonyine tunyuzaho, hariho izindi za gahunda nziza nk'umurage nyine imiravumba, no gukangurambaga busaba kubungabunga ibimera. Hariho izindi za gahunda nka Bibiliya y'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ni gahunda nziza nayo tuganira mu ijambo ry'Imana. Hariho izindi za gahunda nziza mwagenda mubona nka alimentation médicale. Aho ngaho hariho ibintu byiza, hariho n'ubundi buryo bwo kwigisha bugiye buca mu bisigo, n'ubundi buryo bwiza. Wowe gusa ntuvane amaso yawe ku Iboneye TV, aho bakomeza usangize abavandimwe kugira ngo dukomeze dushyigikirane, dukomeze dufatanye, twiremera ubuzima, turwanya indwara, turwanya iyo mirire mibi, turwanya ubwo bukene. Buryo umugabo umwe ajya bihora, ariko abantu benshi bose banavuga ngo umugabo agirwa kuri nyina,
ni ukuvuga ko abantu bafatanije ari abantu barenze umwe bashobora gukora ibintu bikomeye. Rero nk'uko tubabwira, ushobora guhamagara, ushobora kwandika, koresha 0782 660 611, 0782 660 611. Aho ngaho wakwandika, wanyuzaho ubutumwa bugufi, haba kuri WhatsApp igahita kwinjiza muri groupe WhatsApp tujya tuganiriramo, abantu tugakomeza tugashyigikirana. Tubibutsa yuko nyuma y'ibi biganiro twakira abantu buri munsi ku byerekeranye n'ubujyanama bw'imirire, kubakorera udutabo dutoya dusobanura neza ibya bwa buhinzi bukorewe ku butaka butoya, cyane cyane ubuhinzi bw'ibihumyo n'ubworozi bw'inzuki, gukora twa dutabo ku bumva bashaka, cyangwa se kubaha abatekinisiye abafari bugufashe bari n'abagoronome bashobora kuza bakareba igipangu cyawe, bakareba uko kimeze, bakagitunganya, bakagiteramo ibiti by'imbuto zitandukanye, bakaba banahingamo n'ibyo bihumyo. Hanyuma kuri babandi barwaye za ndwara zitandura bazamaze gufata, tukaba dushobora kubakorera inyandiko nta zikoze mu buryo bwa prevention secondaire, kugira ngo tubashe kugenda turwanya za ndwara zitandura. Iyo nyandiko iba ari nka muri dietetique, ituma umenya ibyo ukwiye kurya, ibyo ukwiye kwirinda, ubundi bujyanama ukagenda uyikoresha. Ni uburyo bwa lifestyle burwanya indwara zose zigacika. Hanyuma tukagira rero ibicuruzwa by'umwimerere, amavuta ya elayo, amavuta ya sesame, noix de cajou, sesame ubwazo, inzuzi, amavuta y'inzuzi, ibyo byose, ibyo kwita ku ruhu. Mbese dufite by'umwimerere byiza, kandi icyongereho no kumusobanurira uko bikoreshwa gusa, ariko ni ibintu byoroshye kubikoresha kandi bikaba bishobora kugira akamaro. Twavuga rero ko kurwanya imirire mibi n'izi ndwara zitandura ntabwo ari igikorwa cyihariye cyangwa se kigenewe umuntu umwe, ahubwo ni imbaraga zihuriweho, ndetse zishobora no kunyura muri ubu buryo bw'imbuga nkoranyambaga, bw'ikoranabuhanga, kandi umuturanyi ku wundi, house to house, noneho bikagenda bifungura izo mbaraga cyangwa byugururira imbaraga zo gutsinda izo ndwara. Icyerekeranye no guhindura imyitwarire yacu, na cyane cyane mu mirire, mu byerekeranye n'imirire mibi, ibi bintu biratugarantisa, nibyo byerekana ko ahazaza hacu noneho dushobora kuzamira neza. Muhawe ikaze kandi bikomeye cyane muri iyi gahunda. Ufite ubuhamya, ufite igitekerezo, uvuga uti nanjye numva nagikora kikagira akamaro, uvuga uti nagikoresheje kingirira akamaro, ni ikaze mu kuba turi kumwe n'abandi kugira ngo duhane ubuhamya. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora, nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose, ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye, biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo, kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo
ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo ubihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza, cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.